bafite amahirwe igihe cayisomye akanezwa nayo. Iyi Bibiliya turi kuvuga ni Bibiliya iyi dusanzwe dusoma yitwa Bibiliya yera, igizwe n'ibitabo 66. Namwe siko mubizi? Bibiliya yacu igizwe n'ibitabo 66, ariko bifite inkomoko byagiye byandikwa n'abanditsi batandukanye. Impamvu tuvuga nk'ibi ni uko hadutse cyangwa se no kwaduka izindi Bibiliya zitandukanye na Bibiliya yahozeho. Iyi Bibiliya iyo dusomye mu bitabo by'amateka no mu bitabo by'ubushakashatsi usanga Bibiliya yarabayeho, yaranditswe ahangaha ku isi mbere y'uko Kristo ahaza. Iyo dusomye nk'ibitabo 6 cyangwa se 5 bya mbere byanditswe n'umugaragu w'Imana Mose, ariko akaba yaranditse n'ibitabo 6 harimo n'igitabo ca Yobu, dusanga igitabo canditswe kera gusumba ibindi ari igitabo ca Yobu baranditse mu bitabo by'amateka ngo cabayeho imyaka 1500 mbere ya Kristo. Murukumva namwe ni kera. Icyo gitabo mu kubaho mu myaka 1500 mbere ya Kristo, Mose yaje kwandika ibindi bitabo. Ubwo dufite abanditsi benshi batandukanye banditse Bibiliya, ariko ntibandika babyikuriye mu mitwe yabo, ahubwo bahumekerwagamo n'iki? N'Imana. Imana ikabayobora, ikababwira ibyo barandika, ikababwira ukuntu uko barabijana, ikababwira uko bazabigeza ku isi. Noneho bamara guhumekerwamo n'ijambo ry'Imana, ibyo Imana ibabwiye nabo bakagenza gute? Bakabyandika.